Tubaye ikaze mwese abadukurikiye kuri Shaka Provisoire, aho tubategura ndetse tukabagezaho ibizamini bya provisoire bigiye bitandukanye, bikabafasha kwitegura kuko ushobora gusanga ibibazo twateguye ahangaha ari byo bakuzaniye mu kizamini cyawe. Ni byiza rero yuko ukurikirana neza ndetse ukaba witwaje agakayi n'agakaramu kugira ngo ubashe kuba wamenya amanota wagize, by'umwihariko ukamenya n'urugero ugezeho wiga amategeko y'umuhanda. Twihuse rero n'ikibazo cya mbere: ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Mbese ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura kuri uyu munyegare ahangaha ari mu nzira nyabagendwa? A. Aho umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B. Atarenze umurongo wera ucagaguye. C. Arenze umurongo wera ucagaguye. D. Nta kurenga iyi mirongo yombi. Mbese wowe urumva uburyo bwiza umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura kuri uyu munyegare ari ubuhe muri ubu baduhaye ahangaha? Nizere ko rero wamaze kuba wahitamo igisubizo cyawe. Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Niba wabisoje, reka twihute n'igisubizo cy'iki kibazo cya mbere. Ahangaha rero igisubizo nta kindi ni C, ni umurongo wera ucagaguye. Nta kundi uyu muyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri uyu munyegare, n'undi azarenga umurongo wera ucagaguye. Igisubizo ni C, arenze umurongo wera ucagaguye. Twihuse rero n'ikibazo cya kabiri: iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira: iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira: A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B. Inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha uri kumva uburyo bwiza bwo kuba bagaragaza aba bantu bari mu nzira nyabagendwa ari ubuhe? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Nizere ko rero wamaze gusubiza igisubizo cyawe, gusa aha igisubizo nta kindi ni A. Aba bagaragazwa n'imbere n'itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Twihuse rero ku kibazo cya gatatu: nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayo matara rero adakurikiza iri tegeko batubwiye haruguru ni ayahe? A. Amatara kamenabihu. B. Amatara yo gusubira inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha igisubizo uri kumva ari ikihe? Ni ayahe matara adakurikiza iri tegeko twabonye
haruguru. Nizere ko rero wamaze gufata igisubizo cyawe. Aha rero igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aya matara adakurikiza itegeko batubwiye haruguru ko nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Amatara adakurikiza iryo tegeko ni amatara kamenabihu ndetse n'amatara yo gusubira inyuma. Niyo mpamvu igisubizo ari C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 4, iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari bituma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari bituma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Ni ayahe rero? A, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B, umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C, umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese urumva amabara y'iki kimenyetso gishyirwaho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo ari ayahe? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni A, ni ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Iki kimenyetso bari kutubwira ahangaha amabara yacyo ni ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ikibazo cya 5, iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Ni iyo ntera rero? A, metero 100. B, metero 150. C, metero 200. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha wahitamo ikihe gisubizo? Ese ni A, metero 100. B, metero 150. C, metero 200. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero nizere ko nawe wamaze kuba wandika igisubizo cyawe muri ka gakayi kawe. Aha rero igisubizo nta kindi ni B, ni metero 150. Igisubizo ni B, ni metero 150. Twihuse rero n'ikibazo cya 6. Ikibazo cya 6, iki cyapa gisobanura iki? Mbese iki cyapa dufite ahangaha bari kutubaza ngo gisobanura iki? Dufite icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ishusho ni mpande 3, ikirango mu ibara ry'umukara n'ubuso bw'umweru. Rero aha bari kutubaza ngo gisobanura iki? A, umuhanda utaringaniye iburyo. B, akamanuko gashobora gutera ibyago. C, ahantu umuhanda umeze nabi. D, uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Mbese wowe aha igisubizo cyawe cyaba ari ikihe? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi tutahatinze cyane, igisubizo ni B, nta kamanuko gashobora gutera ibyago. Iki cyapa nta kindi gisobanuye, nta kamanuko gashobora gutera ibyago. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 7. Ikibazo cya 7, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanwamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure
kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Mbese ni ibihe binyabiziga bidakurikiza iri tegeko ryavuzwe haruguru? A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha uzi yuko ari ibihe binyabiziga bidakurikiza iri tegeko? Nizere ko rero ugenda unamenya amategeko yanditse, niba utaragiriwe ubuntu bwo kubona igazeti yayo, ariko ibibazo nabyo ubwabyo biba bigiye byanditsemo amategeko. Ubutaha bashobora kuzakubaza uburebure ntarengwa ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bidashobora kurenza. Nk'ahangaha muri iki kibazo urabona ko ari metero 500, cyangwa bakaba bakubaza intera igomba kujya hagati y'ayo matsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, ukamenya ko ari metero 50. Ni byiza rero ko ujya wiga unagerageza gusobanukirwa, kuko aya ni amategeko y'umuhanda turi kwiga, si ukugira ngo tuzatsindire provisoire gusa, ahubwo tuba tugomba no gusobanukirwa. Twihuse rero, nizere ko wamaze guhitamo igisubizo cyawe. Aha ibyo binyabiziga bari kutubaza ni ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Igisubizo ni B. Ni ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ikibazo cya 8. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariyemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ni ibiki rero bigomba gukorwa igihe dufite ibi byavuzwe haruguru? A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha urumva ari iki dushobora kuba twakora nyuma y'uko dufite ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa kandi nacyo gikuruye ikindi, noneho uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariyemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho? Muri ibi ni ibiki twakora? Ese ni A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi ni A. Ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Igisubizo ni A. Ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Twihuse rero n'ikibazo cya 9. Nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Mbese wowe aha urumva igisubizo cyaba ari iki? Mbese iyo ntera bari kutubaza byibura izo nimero z'ikinyabiziga zigomba gusomerwamo ni iyi? Ese ni A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10.
Aha rero iyo ntera nta yindi ni metero 20, igisubizo ni C. Igisubizo ni C, ni metero 20, niyo ntera byibura izo nimero z'ikinyabiziga zigomba kuba zigaragariramo. Twihuse rero n'ikibazo cya 10. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Ni ibiki rero? A. Gabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha urumva igisubizo cyawe cyaba ari iki? Mbese urumva ari ibiki bibujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga? A, B, C cyangwa ni D? Nizere ko rero wamaze guhitamo igisubizo cyawe. Ahangaha igisubizo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe cyangwa gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago mu buryo bwo kwirinda kuba wabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. 11. Iki cyapa gisobanura iki? Mbese iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ikirango mu ibara ry'umweru, ubuso bw'ubururu. Mbese wowe iki cyapa urumva gisobanura iki? A. Inkomane banyuramo bazengurutse. B. Biremewe guhindukira. C. Inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D. Birabujijwe guhindukira. Mbese wowe wahitamo iki muri ibi ngibi? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ari D? Aha rero igisubizo nta kindi, iki cyapa gisobanura inkomane banyuramo bazengurutse. Igisubizo ni A, ni inkomane banyuramo bazengurutse. 12. Kuri iki cyapa cyo mu muhanda cya mbere kintegeka, icyapa cyo mu muhanda cya mbere kintegeka, ubwo icyapa bari kutubwira ni iki ngiki. Mbese gitegeka umuyobozi w'ikinyabiziga iki? Mu by'ukuri umuyobozi w'ikinyabiziga akibonye yatekereza iki? A. Kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. B. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. C. Birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wahitamo iki? Mbese urumva ubusobanuro bwa nyabwo bw'iki cyapa dufite ahangaha ari ubuhe? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Ngaho rero twihutiye ku gisubizo. Ahangaha igisubizo ni C. Birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Igisubizo ni C. Birabujijwe kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. 13. Ikibazo cya 13. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano y'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho bwacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano y'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku mugongo cyangwa ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho bwacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibinyabiziga rero bidakurikiza iri tegeko ryo ruguru mbese ni ibihe? A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ateganye. B.
ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki ahangaha? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidakurikiza itegeko twasomye haruguru ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenze umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha, by'umwihariko ahateganye. Igisubizo ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. 14. Ikibazo cya 14. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ni ibihe rero? A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wahitamo iki muri ibi ngibi? Ese ni A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi umuyobozi ufite icyo kinyabiziga yakora usibye gukurura ikinyabiziga cye. Igisubizo ni B. Ni ugukurura ikinyabiziga cye. 15. Ikibazo cya 15. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. A. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe harimo umuhanda w'icyerekezo kimwe. B. Ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akanyabiziga ntuburenga santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva iyi nyamaswa cyangwa iki kinyabiziga kigomba kuba kiri ahagana he mu gihe gihagaze umwanya muto cyangwa munini? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nyamaswa cyangwa ikinyabiziga gishobora kuba kiri mu kuboko kw'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe harimo umuhanda w'icyerekezo kimwe, cyangwa kikaba kiri ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. 16. Ikibazo cya 16. Abanyamaguru batatanye kandi bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Abanyamaguru batatanye kandi bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva igisubizo cyaba ari ikihe muri ibi baduhaye? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D?
Aha rero twihuse igisubizo nta kindi ni A. Ahangaha hagenewe abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ubu ni bwa butaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri, buba bugomba kunyurwamo n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Igisubizo ni A. 17. Ikibazo cya 17. Kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Mbese ni ubuhe? A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wowe urumva igisubizo cyaba ari iki? Ni ubuhe buryo bushobora kuba bwakoreshwa mu gihe cyangwa kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe? Se ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Rero uburyo bwo gukoreshwa ahangaha ni ugufata inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Aha bakoresha inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ubwo inziga ubwazo zishyirwaho iyo minyururu. Igisubizo ni B. 18. Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyapa cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Hano dufite ibyapa 4: B6, tukagira B3, tukagira A19 ndetse na A22A. Mbese wowe urumva ari ikihe cyapa muri ibi ngibi? Se ni B6, ni B3, ni A19 cyangwa ni A22A? Nizere ko rero wamaze kukibona icyo cyapa. Aha igisubizo ni A, ni icyapa B6. Nicyo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. B6 ni iki cyapa. 19. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara akurikira. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara akurikira. A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe iki cyapa uzi ko kirangwa na yahe mabara? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko icyo cyapa kirangwa n'amabara y'umweru n'ubururu. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ahubwo icyo cyapa kirangwa n'umweru n'ubururu. Ku bantu bakizi murakibuka neza. Ikibazo cya 20. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibyo binyabiziga ni ibihe? A. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B. Ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha urumva ari ibihe binyabiziga? Se ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero ibyo binyabiziga nta bindi ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Ibyo binyabiziga bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Igisubizo ni C, A na B
ni ibisubizo by'ukuri. Ibisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Turabashimira kuba mwadukurikiye. Iki nicyo cyari ikizami cy'uyu munsi. Abagitsinze mukomereza amahirwe masa, ndetse n'abagize munsi y'amanota 12 mukomeze mwige mushyizeho umwete, bizagenda biza. Turabashimiye. Abantu bashobora kwifuza rero ko twabafasha mu kwaka kode za perime ndetse na provisoire, mushobora kuba mwaduhamagara kuri 072379 dushobora kuba twabafasha muduhamagaye. Turabashimiye rero, naho ubutaha.